Yo, hello once again. Nizeye ko mumeze neza ahantu murere hose impande enye z'igihugu n'abatuye n'abaherereye ahandi hantu hose ku isi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu biri kugenda bibagwa neza. Of course this is your boy Manishat, kiganiro ni Man from the Kitchen nk'ibisanzwe, aho tuvuga ku ndimbo z'abanyarwanda, tuvuga dukora reaction, twumva imiziki y'abanyarwanda, imiziki irimo iragenda iryoha. Kenshi ngenda nguhitiramo, ariko ubu ngubu nawe ushobora kwihitiramo ukavuga ati Manishat uyu munsi reka tuzakora kuri ndirimbo se, wakumva ushaka nawe kuza kwatendinga show ko tubana muri show, ukanyandikira ubundi tugakomeza kugenda tubana, kugenda ukanankurikirana kuri Instagram ukagenda ukandikamo Man from the Kitchen official 250, aho ngaho mbona ako kanya tukomeza kugenda tubana, ukagenda ushobora kunyandikira, ushobora kujya gute, tukagenda tubana. Of course this is your boy Manishat. Umunsi turaba tugaruka muri hip hop, noneho nshobora no kwita nkwihugisha nkujyana mu gake nkakubera ntitujya muri Kenya trap. Of course muramuzi ubwo bitse mujya amatsiko se, ese ni Bushari, ese ni Betray, ese ni amatsiko akomeze abafasheho gatoya. Of course noneho reka mbabwiye ko turi hano mu gikoni, twikorera akaji uyu munsi. Ni twifite ku matunda yacu, twifite no ku mineke, dufite n'ibinyomoro hano. Nizere ko uyu munsi tubize kugenda tubana neza cyane. Of course uyu munsi rero turi manukira aho bita muri aho bita Climax Visual. Of course mwita mwumva uwo mvuze, mwita Betray, you know what it is, you know what I'm saying. Ko turi kuvuga uwo bita Betray, wamwita Run Road se cyangwa. Of course imusi reka turyoherwe, reka twumve hip hop. Nicyo gituma nyine nicyo gituma ari hano mu gikona rero numva nshaka kuguma, you know what I'm saying. Hano niho mu gikona. Of course this is your boy Manishat. Let's go with the song, bamwita Betray. Kiganiro ni Man from the Kitchen, KCTV 33. Let's go. Ahanga mbibutse ko ari handi twumva amagambo, nono ahanga tuba turi kumva amagambo, twumva amagambo hip hop. Niyo mpamvu umuntu yumva hip hop, tuba dushaka kumva amagambo fresh, numva twumva inkuru umusaza Betray arimo aratubwira. Let's go. Nuvuga ngo ni imbere ibumoso, hehe hose ni imbere ibumoso, inyuma turaje tubaha ibyabo, you know. Bamwita Betray, no still abanyabariye hano ni fresh sana kabisa. Ikintu ugomba kugerwa ko hano kugendera ibintu ndirimbo, my brother and sisters, murebe ibintu ndirimbo ni uburyohe. Bamwita Betray. Bamwita Mr. Shwe. Icyo gituma hano ariho numva nshaka kuguma. Igihugu niki Kenya trap gusa. Kwiruka uretse gatoya, dusubize inyuma gatoya, dusubiye inyuma gato cyane, ubundi tuze twikomereza. Yes, ngasanze bamufata nk'umusaza. Actually umusaza atangiye kutubwira story, munanga nibwo tutangiye kuryoherwa. Ngo Mbabazi n'undi muntu ngo bamusanze ngo bashaka nyine, reka twumvikane. Mbabazi nazo ngasanze bamwita ngo umusazi, you know. Nkanga tutangiye kuryoherwa, bamufata nk'umusazi.
umusaza we n'umubitotsi ngahora mu kazi, you know, bamwita Betray, you know. Ariko njye mwumva kenshi amagambo y'izi ndirimbo muyumve neza muryoherwe, ni guryoherwa n'indirimbo kabisa. Wowe no mu nzuzi abana bari mu kazi n'umwangaro utari mu kazi, you know what I'm saying. Ngo ndi mubi no muri beat umutwe nkabihisha umubiri, nyine umusaza we abihisha umubiri tu. Abagabo abazimije ariko ugomba kuyumva neza, you know. Twasangiye uburozi ariko ndokotse sinapfa nk'umusazi, you know what I'm saying. Umusaza mwita Betray man. Yeah, ngo basangiye nimba mwasangiye uburozi aramutse arokotse we ntago yapfa nk'umusazi, bamwita Betray. Cyakoze kandi babwira n'umujema kuri fashion go ni gutya kabisa, hari ukuntu yambara nyine n'umusirimu mbese umusaza kuri fashion kabisa ni mubi cyane, bamwita Betray. Ewana ni kabisa. Umusaza igihugu yagihinduye Kenya trap gusa Yohana. Wabita Betray umusaza bari umusaza kabisa, you know. Nyine yagiye tweka ko ashoboye, ni umuntu utwetse ko ashoboye ku buryo bwari bwose, ko wabifata ko wabiyute bamwita Land Road, you know what I'm saying. Wabita Betray matubya ngo nicyo gituma umusaza nyine yumva ashaka. Yeah, you know what I'm saying. When we to Betray. Abiyamba sultani yambaye t-shirt arimo yambaye t-shirt n'ubundi akojyaga runa n'abandi bajama biyo bakojya bagasubira muri ino video ni nziza cyane, you know. Ushobora kugenda ukayireba. Uyu munsi ingredient twakoresheje amatunda n'ibinyomoro n'umuneke, you know, n'amazi of course birumvikana. Nizere ko abantu nawe ushaka gukora akajinga kaka wagakora uri wawe ukakaryoherwa birumvikana. Of course kanze ama brother ushobora gucikinga nawe kuko kameze, you know, niko ubuzima bumeze. Of course bamwitaga Betray numwe mu ba yoboye Kenya trap birumvikana, numwe mu bambe ba Kenya trap. Yes bamwitaga Betray. This was your boy Manishat. Nize ko tuzagenda dukurikirana ibiganiro bizagenda bikurikiraho, dukomeza tumana no mu gikoni tunaryoherwa. Bro nize kuri ubwira ko bimeze, you know. Kandi nkomeza kubibutsa ko nimba ushaka kubana nanjye mu kiganiro tugatekana, tukate kumwe tugatekana, tunavuga ku muhanzi ukunda cyangwa se umuhanzi indirimbo y'umuhanzi ukunda turi kumwe ukaba wayivugaho nawe, ntugire ubwoba bwo kuba wanyandikira se kuri Instagram ni Man from the Kitchen official 250, ukaba uranyandikira ukambwira uti, you know, brother I want to be there muri show yawe, ubundi tukagenda dukomeza kuryoherwa, you know. Ntugire ubwoba rero, iki ni ikiganiro cyacu twese, you know. This is your boy Manishat. Ikiganiro ni Man from the Kitchen. Wibuke gusubscribinga kuri KCTV 33, komante yawe unasharinga, amundi tukomeza kubana mu biganiro bigenda bikurikiranaho. Boom, see you next time.